Yesu yaramanutse ajya i Samariya azanye agakiza ku bahatuye baramwanga ngo afite dayimoni natuvira Zakayo abibonye afata ijambo ati Yesu uyu munsi abona mbuye ndabarihakane ndakwinginze nugera mu ijuru uzanyibuke Yesu uzanyibuke ati Yesu uyu munsi abona mbuye ndabarihakane ndakwinginze nugera mu ijuru uzanyibuke Yesu uzanyibuke baramufata bajya kumubamba ku musaraba i Nyabihanga baramwanga baramukwena bati ikize natwadukize ariko igisambo gifata ijambo kiti Yesu tuzize ibyo twakoze ariko wowe Yesu urazira ubusa ndakwinginze nugera mu ijuru uzanyibuke Yesu uzanyibuke kiti Yesu tuzize ibyo twakoze ariko wowe Yesu urazira ubusa ndakwinginze nugera mu ijuru uzanyibuke Yesu uzanyibuke buri munsi turakwihakana mu byo tuvuga n'ibyo dukora bakakwanga kubera twebwe bakakwanga kubw'ibyo dukora natwe uyu munsi dufashe ijambo tuti Yesu uyu munsi aho twanyuze dukora amakosa turahanyura tukuvuga ibigwi munuranga nawe isubireho tuti Yesu uyu munsi aho twanyuze dukora amakosa turahanyura tukuvuga ibigwi munuranga nawe isubireho tuti Yesu uyu munsi aho twanyuze dukora amakosa